umuzamu witwa Olivier Kwizera Gishweka. Uyu musore akaba ashaka kuba yagurwa muri Rayon Sport akinjiramo nk'umuzamu ugomba kuza gufata rino zamu rya Rayon Sport, hanyuma akinjiramo nk'umunyarwanda ndetse nk'ugomba kuba yakwitwara neza, cyane cyane ko hari inkuru nyinshi ziri kugenda zimanuka zivuga ko uwitwa Idrissa Kuyate atari kubahiriza amategeko agenga uburyo umutoza Fame Lotfi agomba gukina n'uburyo agomba kwitwara mu ikipe ya Rayon Sport. Ese bimeze bite? Kwizera Olivier ari guca Rayon Sport amafaranga angana gute cyangwa se ameze gute? Ese ibyavuzwemo bijyanye n'ubukomisiyoneri muri transfer y'uyu musore byaba bimeze bite, byaba bihagaze gute? Ngiko mbiganiraho cyane nkubwira uko ibintu bimeze. Tadeo Twagirayezu ni president w'ikipe ya Rayon Sport, niwe boss wa Rayon Sport Association kugeza kano kanya. Amaze iminsi atubwira ko hari abakinnyi bamwe b'abanyamahanga bagomba gutizwa ndetse n'abandi bagomba kuba bahabwa ibyabo bakigendera. Hari umugabo umwe w'umunyamahanga ukina kuri gatandatu muri Rayon Sport wakomeje kugenda agorana n'uyu musaza rwose wo muri Rayon witwa Tadeo Twagirayezu. Akaba rero Tadeo amaze gufata umwanzuro ko uyu musore natemera kugenda ngo araza kumutunga nta lisanse. Uwitwa Suleiman Dafe ibintu bye byakomeje kugenda bigorana muri Rayon Sport. Abakinnyi bagomba kuba bagenda, abakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sport igomba gutunga ni bangahe? Rayon Sport yaturahiriye ko itazarenza abakinnyi batarenze 13-14, ntago bagomba kurenga abo ngabo abanyamahanga, kandi mu byukuri uko bimeze kano kanya barahari bamaze kuba buzura. Ubwo rero hari abanyamahanga bagomba gusezererwa, abanyarwanda bo bagomba kuguma muri Rayon Sport nabahe? Ndabakugarukiraho cyane kabisa, ndebe ko ibintu bimeze. Ku mugoroba w'ejo Tadeo nanone yaganiriye na bamwe mu bafana, aganira na bamwe mu bafana hano yari yasuye, ariko yatangaje amagambo akomeye, atangaza ibintu bikomeye bigaruka ku byabaye sezo ishize. Murabyibuka ibintu byahereye mu karere ka Bugesera, muribuka ibintu byabereye mu karere ka Rubavu kuri Marine, muribuka ibintu byagiye bibaye hirya no hino hagiye hatandukanye kuri Rayon Sport, ndetse ibyo bintu kwa byarasize hari n'abafana ba Rayon Sport bafunzwe. Ibyo byose yajya bigarukaho, ariko se aya magambo yatangaje yakiriwe gute? Nabonye hari bamwe bagenda bavuga bati Tadeo ntawe yagakwiye kuvuga bino bintu bimeze gutya nka perezida w'ikipe, ati binukongera gukurura umwuka mubi, no gutuma abafana bongera kubyibuka cyane. Ariko se nanone ukibaza ngo wabyibagirwa n'ubundi bikagenda bite? Nta usiga amateka ye, amateka murajyana mukagendana. Reka nkubwire ko witwa Rwaka Claude official ku munsi w'ejo azatangira imyitozo y'abagore n'ikipe y'abagore yasubiyeyo. Ubwo ku munsi w'ejo ni update kuri Rwaka Claude. Hanyuma ku munsi nanone w'ejo umutoza witwa Fahami Lotfi yategetse ko bagomba gukora icyo bita nka test y'imbaraga za nyuma ku cyumweru cya nyuma, bagakora test y'imbaraga ndetse bakayikoresha umusore witwa Idrissa Kuyate kugira ngo bace urujijo. Ku munsi w'iki cyumweru, ku cyumweru mu mpera z'iki cyumweru kizarangira, abantu bo muri Rayon Sport bamenye niba Rayon Sport iragura undi muzamu cyangwa se iragumana Idrissa Kuyate. Reka nkwibutse ko ugomba cyangwa se ni byiza kuba warakoze subscribe kuri Bridge Sport. Niba utarabikora nyamuneka terekaho nyamuneka uri umuntu wacu, terekaho subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma niba waramaze kubiterekaho ni byiza cyane ko kanda like uri tukagenda tumanuka. Njyewe nakubwiye ngo nitwa Ari Cyuzuzo Sanitizer. Reka tugende tubana nayo makuru menshi cyane agiye atandukanye, tugende tuyaganiraho kuri uno wa mbere mwiza, ku mugoroba mwiza, tugende twikaraga muri ano makuru turebe ko ibintu bimeze. Ariko mbere na mbere banzo rero kamaze gushyiraho subscribe mu byukuri cyane. Yes, kamitemera kuri Kwizera Olivier, kamere kuri Kwizera Olivier ndetse n'umuzamu Kuyate Idrissa, kugira ngo tugende tubimanukamo neza mbere yuko twinjira ku yandi makuru agiye atandukanye. Umuzamu witwa Idrissa Kuyate murabizi ko yarutse gusinya imyaka 2 muri Rayon Sport, yarasinyishijwe already, yahawe ibihumbi 10 by'amadolari nka recruitment yagombaga guhabwa, ndetse n'umushahara we ubwo uku kwezi ni gushira agomba gutangira guhembwa neza cyane. Hari amakuru rero ava mu Nzove yatangiye nadusatira mbere yuko n'abafana bemererwa kuba bajya mu Nzove, kuba mbere yuko abafana banemererwa kuba bakwinjira mu Nzove. Hari amakuru agiye asakara avuga ngo uyu muzamu witwa Idrissa Kuyate ntago ari gutanga response nziza, cyangwa se ntago ari gutanga
icyo navuga ngo ni nk'igisubizo ku bareyo bari bamwitezeho. Ayo ni amakuru yagiye adusatira mbere. Aho abafana bemerewe kujya mu Nzove, Idrissa Kuyate mwaramubonye uburyo akina, ni umuhanga, ariko abantu benshi bakamushinja kugira ikibazo cya fitness, bakabona ko fitness ye ngo iri ku rwego rwo hasi cyane. Ndetse n'umuzamu Bakame akaba atanga raporo avuga ko uyu musore bisa nkaho nyine mu kijyanye n'umugongo bitari gukunda neza. Umugongo gukora reflexe zihuse, kuryamira iburyo ibumoso, gutaruka ugakora parade, ibyo byose ngo arabikora, ngo ariko ntabwo yabikora iminota 90 ngo ahita ananirwa. Ayo ni amakuru ahari. Abandi bantu bakakubwira bati impamvu ibi byose byaje kuri uyu muzamu gahita bimwituraho, impamvu uyu muzamu yatangiye gucirwa urubanza no kuba ahita bahita bavuga ngo ntagashoboye kuri n'umunsi wa mbere akandagira mu myitozo, byahise bivugwa ibyo bintu. Bati iyo ni propaganda yo kuba bashaka kwinjizamo Kwizera Olivier Gishweka muri Rayon Sport. Murabyibuka neza ko uyu Idrissa Kuyate ajya kuzanwa, ni ibintu bitari byumvikanweho neza cyane, wenda n'ubuyobozi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Murabyibuka ko havugwaga uwitwa Sebwato Nicolas, byarangiye asubiye kwikorera imyitozo muri Mukura, nubwo ko kugeza kano kanya namenye ko amasezerano ye atari yongerwa mu by'ukuri muri Mukura. Hanyuma uyu mugabo aza, hari abantu benshi muri Rayon bumvaga bakwiye gusinyisha uwitwa Kwizera Olivier, ariko bakabura ahantu babihera babibwira perezida, kubera ko Kwizera Olivier yari wa muntu nyine iryo zina ritaragaruka neza mu matwi y'abantu, ku buryo utabwira abariyo ngo tujye gusinyisha Kwizera Olivier, bumvaga nyine ari ibintu biraho. Ariko nyuma yuko yigaragaje mu mikino ya Esperance, abantu baravuze ati uyu Kwizera Olivier ni umuzamu ukomeye nanone. Uyu kugeza kano kanya ubu tuvugana, abare benshi baravuga ati Kwizera Olivier ni umukinnyi wakoresha. Yewe namenye ko n'ikipe ya APR abantu bayibwiraga ati nta bazamu mufite, kuvuga ngo ufite Pierre na Dolphe nta kintu muriho, mushatse mwagarura Kwizera Olivier. Ariko ibintu by'ishorongi biba biri ku murongo neza. Ubwo nyine niba abafande barakwanze cyangwa niba ufite amateka mabi warahasohotse nabi, biragoye ko wahita bakugarura. So Kwizera Olivier rero bigenda gutyo. Kwizera Olivier kugeza kano kanya ntaraganira n'ikipe ya Rayon Sport, nubwo ari gushyirwa mu majwi. Ubu kano kanya umuntu wamuvugishije n'umwe, ndetse Kwizera Olivier atangaza ko kugira ngo yemere kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport ni kuri kondisiyo ebyiri. Urumva nyine Kuyate nyuma y'ibyabaye byose, nyuma y'ibyamuvuzweho, nyuma y'ibyabaye, ntekereza ko wenda ari byo match fitness zarabuze, ariko ntago ari we wenyine, kubera ko hari n'abandi bakinnyi. Ubu ntago tuzi abakinnyi b'abarundi bazagera muri Rayon bimere bite, ntago tuzi abanyasenegal bazaza bimeze bite, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Fitness itaraboneka, ntago bari kuvugwa cyane, cyangwa se ntago bari kwirukanwa, cyangwa se ntago bari kwamaganwa cyane nk'uko uyu muzamu Idrissa Kuyate ari kwamagana. Rayon Sport atekerezaga ko yazana Kwizera Olivier, ni umunyarwanda, biroroshye cyane, ariko Olivier nubwo ritaramuganiza, ariko hari kondisiyo Olivier ngo yashyizeho. Olivier bamubaje bati Rayon Sport iramutse ikwegereye mukavugana, ese wayikinira byagenda bite? Kwizera ati njyewe hari kondisiyo ebyiri nashyiraho. Rayon Sport ntago nayihenda mu kijyanye na recruitment, atariko ku mushahara na kwempoza ko bampa agashahara keza. Ati nanone indi kondisiyo naba ndiho inakomeye cyane, ngiye kubwanjye nabonye inakomeye cyane. Iti Rayon Sport twashyira mu masezerano ko anytime nabona ikipe, anytime nabona ikipe inshaka, nagira gutya rwose nkaba ikaba yanyemerera nkagenda. Ubwo ashaka ko Rayon Sport niyo yayisinyira, ariko anytime yabona ikipe ishobora kuba yamurekura akagenda. Uyu Kwizera Olivier yashatswe n'ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda, murabizi mu minsi ishize. So polisi rero nayo yishakira abakinnyi b'abanyarwanda, irivuga ati turamutse tubonye umuzamu w'umunyarwanda tukaba twagira gutya rwose twabyitwaramo neza. Uwitwa Ben Musa yaravuze ati abakinnyi b'abanyarwanda n'abakeneye. Murabizi ko yashakaga n'uwitwa Abedi Biramahire, Rayon Sport itaramusinyisha. Hanyuma rero baza ko bashaka uyu Kwizera Olivier, baramuganiza, ariko Kwizera Olivier ngo kuba mwegereye bumva ko ashaka gukina imikino mpuzamahanga. Era aka kantu ka Rayon Sport ko gukina imikino mpuzamahanga
ubona ko kagiye kayifasha cyane. So ubwo rero nuko byagenze kuri Kwizera Olivier Gishweka. Rayon Sport ntiramuvugisha, ariko kuba kubita amakuru yo hafi ndani uyu musore ngo ashaka ko yasinyira ikipe ya Rayon Sport ntayihende muri recruitment, ariko ngo kumushahara ngo yahenda ngo ashaka ngo $2,000. Sinzi ko Rayon Sport yaguhemba miliyoni 2 ku muzamu, ukajya uhembwa miliyoni 2 z'amanyarwanda ku muzamu, biragoye nanone cyane. Umutoza rero ko witwa Afaham ya Rotifi yategetse ko cyangwa se yavuze ko bagiye gutangira iki cyumweru tugiye kwinjiramo, tugiye kwinjiramo kizaza ari nka teste za nyuma. Murabizi ko hari umusore bambwiye witwa Joel uri gukora imyitozo cyangwa se amateste muri Rayon Sport. Hari abasore benshi bari gukora teste muri Rayon Sport. Umutoza rero Fahami akavuga ngo tugiye kwinjira mu cyumweru cya nyuma, noneho tugiye gukora focus cyane ku muzamu. Agiye gukora focus cyane ku witwa Idrissa Kuyate, amuha imyitozo iremere, ahubwo abegereye Idrissa Kuyate rwose bamubwira bati iki cyumweru kiraba ari amagasa kuri wowe, hanyuma ubwo nyuma y'iki cyumweru ndetse yanabwira Mbona Gisa Eric aramubwira ati ngwino igera hino witegereza imyitozo, kubera ko tugiye gutangira kujonjora bamwe mu bakinnyi tudakeneye. Abantu benshi bakibaza bati se ko yasinya amasezerano aratandukana na Rayon biraba byoroshye cyane, ariko mu masezerano Idrissa Kuyate afite yanditse cyangwa se yasinye ko mu gihe cyose Rayon Sport yashaka gutandukana nawe, ubwo Rayon Sport nyine yashyizemo akantu k'akagobe ko kuba bagira gutya rwose bakigarura. Harimo akagobe ko kavuga ko mu gihe cyose Rayon Sport yashaka gutandukana nawe yamuhemba amezi 2 hanyuma bagatandukana. Ubwo rero ku $10,000 babahaye miliyoni 14 n'ibihumbi 500, izo nizo bamuhaye muri recruitment. Ubwo baramutse bashaka kumwishyura bamwongera izindi 2, ubwo zikaba 16,500 nyine bahisemo ko batandukana nawe. Ibyo rero nibyo biri kwibazwa cyane muri Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Reka mitemva kuri zino gahunda z'abanyezamu, mbanze manuke ku bakinnyi b'abanyamahanga bari muri Rayon Sport bashobora kuba bagiye gusohorwa. Rayon Sport iri kuvugana n'amakipe agiye atandukanye hano mu Rwanda, ndetse amakipe yo mu cyiciro cya mbere akaba yatizwa bamwe mu bakinnyi batazakoreshwa cyane ab'abanyamahanga. Abo nabashije kumenya nk'uwitwa Junior Elenga Kanga Didinho, uyu nguyu agomba guhabwa amafaranga yakigendera, icyo nibyo bavuganye. Hanyuma uwitwa Omar Nyingi w'amafaranga yamaze no kuyabona tayari, naje kumenya ko imishahara y'amezi 2 bayimwoherereje, udufaranga twasigaye kuri recruitment baratwohereza, hanyuma baza no kumwohereza andi mafaranga ndetse no kumwohereza release leta. Ubwo ni nk'imerekeza, byose ngo byahuye $8,000. $8,000 ubwo kuba neza ku bantu muzi gukuba muze kumbwira, ubwo ndi wenda ari nko muri miliyoni 12 z'amanyarwanda. We ku makuru dufite kano kanya nuko yamaze no kuyabona, ndetse bayohereje bari koherereza itike for inganye na Yusudianye yo kugaruka. Baravuga bati Omar Nyingi we nishakira ikipe, ariko tube dukize wenda salary twamuhembaga. Yari umwe mu basore bahembwa neza muri Rayon Sport, ndetse banaguzwa amafaranga menshi. Hanyuma ubwo biza kurangira bamwoherereje $8,000 baratandukana. Uwitwa Suleiman Dafe yanze kugenda. Suleiman Dafe ndetse n'uwitwa Asana na Inosa, aba basore uko ari babiri Rayon Sport yatekereje kuba yabatiza mu makipe amwe namwe hano mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Hari nk'ikipe ya Gicumbi yatiye abakinnyi muri Rayon Sport, uwitwa Engineer Desire murabyibuka mu minsi iri imbere, mu minsi yashize ubwo Rayon Sport yari iri muri duel na Ferwafa, n'utuntu twinshi muri bya bibazo bya Mukura Kafuruse Majeri kabisa byazimye. Uwitwa Engineer Desire yarahagaze ku ruhande ruremereye cyane rwa Rayon Sport, aba muri Rwanda Premier League Board. Rero yabwiye abantu muri ati muniza abakinnyi nyamuneka Gicumbi ndabakeneye, Gicumbi ntago nshaka kongera kumanuka, ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Ubwo mushobora kuza kubona abakinnyi ba Rayon Sport batizwa muri Gicumbi bajye kwifasha kuba yaguma mu cyiciro cya mbere, dore ko bisigaye bigoranye cyane. Siga kujonjora amakipe amanuka bisigaye bigoye, mwabantu mwe biragoye. Kenisi ikintu cyitwa kumanuka yarastakinze ntaho yajya. Gorira ikintu cyitwa kumanuka kwisha maneno. None amakipe aba muri Otane ariko adashobora kumanuka na rimwe. Marine ntishobora kumanuka, Musanze ntaho yajya,
amakipe agiye atano, Bugesera ntawe imaze kurokoka inshuro enye zikurikiranye, ntaho ishobora kujya kubera ko babazi neza ko hari igihe yakenerwa, baba bizi ntihagire umbaza ngo ninde, gusa njyewe niko mbibona ku ijisho rya nyuma mbona hari amakipe adashobora kugira hajya. Ubwo rero ikipe nka Gicumbi bizamutse ndetse ikazamukana na Muhanga naho kuza bakarwana intambara ku barebe ko batasubirayo. Gicumbi rero yatiye abakinnyi muri Rayon Sport, hanyuma Rayon Sport yaravuze iti umukinnyi witwa Suleiman Dafe dufite gatandatu ya Ntarindwa Aimable. Suleiman Dafe kugira imvune nyinshi ntitwagutiza ahantu ukajya gushaka fitness. Suleiman Dafe ngo arabyanga, ntashaka gutizwa, ntashaka no kugenda. Rayon Sport ati ntago twaguha amafaranga dutandukane noneho mu mahoro. Suleiman Dafe ati reka njye nshaka kwigaragaza, kwigaragaza. Umutoza ko atagufite mu mishinga batazayishyiramo, imishinga nzayijyamo, byanga byemera nzayijyamo. Rayon Sport Tadeo ngo yafashe umwanzuro ko hari bamwe mu bakinnyi bamugoye cyane badashaka kugenda, araza gutunga nta lisanse. Kubatunga nta lisanse bisobanuye iki? Amezi 3 yonyine ubatunga nta lisanse, amezi 3 y'umukinnyi mutunze nta lisanse, amezi 3 ukamuhemba ukamushyira kuri payroll, biba bigaragara ko atari umukinnyi wawe. Ubwo aho ngaho ushobora kugenda rwose ukavuga ati tugende, nta lisanse dufitanye ntaki, kuba wari ufite amasezerano ukaba utarabonye lisanse, uba wemerewe kumuha release leta rwose akishakira ikipe akigendera. Icyo ni igihari. Ubwo kuri Suleiman Dafe na Sanana barariska kuba baba muri Rayon Sport amezi 3 ari imbere bakabaho nta lisanse bafite. Ubwo nicyo wakwibaza. Hari abandi basore bagomba gusohoka barimo Elenga Kanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ko Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi kandi ishaka kugabanya. Nibigabanyijemo Omar Nyingi, Elenga Kanga, Asana ndetse na Suleiman Dafe. Ubwo urumva 4 bavuyemo. Ubwo 4 niba bavuyemo hinjiye Shadrack Bingi Bello, hanyuma hakinjiramo Tambwe Gloire, hakinjiramo Musore Prince, babaye 3 abo ngabo. Shyiraho Abedi Bigirimana ugomba kujoininga, ndetse ugashyiraho nabitwa ba Tony Kitoga. Abo bose urumva ko Rayon Sport irasabwa kugabanya kugira ngo yongere, irasabwa kugabanya kugira ngo yongere cyane. Mubo Omar Nyingi muri defense yarasanzwe arimo asimbuwe na Musore Prince, ntago bagombaga kumugumishamo kugira ngo ibintu bize gutungana neza. Hagati mu kibuga niba bongeyemo bagomba no kugira abagabanyukamo, birumvikana. Ubwo byumvikana kuri attaque Jalo Adura yaragiye, Asana na ugomba kumukurikira, Elenga Kanga Didinyo mugomba kujyana. Ku gice gisatiriza marasigara Aziz Basane n'abashyashya na Faringanye, abandi n'abashyashya. Ibyo nibyo Rayon Sport, nibyo Tadeo uwitwa Tadeo ashaka muri Rayon Sport. Hanyuma ku munsi w'ejo Rayon Sport president wayo bamwita Bwana Twagirayezu Tadeo, musaza nemera cyane rwose, igira ukuri kwinshi utajya nihishira. Rimwe na rimwe navuga ati hari igihe bizajya binateza ibibazo, cyko biteje ibibazo nyine abareyo barurwana kigabo, cyane ko hariho hahandi bavuga bati hakurama kudapfa. Ku munsi w'ejo yarifasha aravuga ati hari abantu benshi mwambazaga bati abakinnyi bagurisha, abakinnyi bajyaga bagurisha imikino yawe, nkabihorera nkavuga ngo ntacyo nshaka kubivugaho. Ubu kano kanya bagarutse kumbaza, nababaza ngo noneho abo bakinnyi twari turi kumwe ubu bari hehe? Tadeo rwose yashyize ku mucyo aravuga ati hari abakinnyi bagiye badutanga, kurebye nko kuri match ya Marine, match ya Bugesera ijya kuba, ndetse aravuga ati umusifuzi witwa Ngawisonga Patrick yari kuri mission, nubwo tutazi uwamuhaye mission ariko twese twarabibonaga. Ariko icyo gihe Tadeo yavugaga ati abafana bacu bafunze, abafana basize bafunzwe, yego twagize reaction itari nziza, yego anabibuza abasigaye, avuga ati nyamuneka abasigaye reka tujye tuvuga tuti twitondere bino bintu. Ariko yanze kubica ku ruhande, avuga ati Ngawisonga Patrick yari kuri mission, uwamuhaye mission ntago tumuzi, ariko twese twabonaga aho byerekeza naho bigana. Ngawisonga Patrick nanjye simba beshe pe yari kuri mission. Ibi nabivuze mbere ya match, hari n'abantu nanjye bantutse barambwira bati itangazamakuru nimwe mushyira umwuka mubi mu bantu. Ariko mbere ya match naranditse ngiye ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose, yewe no kuri stat ya WhatsApp, yewe no muri group ya Bridge Sport, narabandikiye ndavuga ngo abasifuzi uko ari 4 basifuye match irimo Rutsiro n'indi kipe. Rutsiro ikarya ibitego 5, harimo umuzamu witwa Matumbere wahumirizaga bikajyamo, yafataga baraka ya adversaire.
ku bushake. Ndavuga aba basifuzi basifuye ino match bagiye gusifura i Bugesera, ese biraza kugwa amahoro abantu? Twageze Bugesera twese biranga, bimaze kwanga abantu barambindukirana ikibuga ahubwo baragicurika, barambwira bati ngo mwe mwitangazamakuru ngo nimwe mwica football, mwitangazamakuru ngo nimwe ngo muteze umwuka mubi muri rubanda, ngo nubundi ngo abafana ngo mwagiye ngo mwabashyizemo gutsindwa. Nanjye nkabereka video. None se iyi penalty yakorewe Abedi ntago yariyo? Ntago yariyo buriya batashwe. None se ibyabaye byose ntago byari byo batashwe. Ubwo rero nanjye nkavuga nti ubwo nuko byagenze. Ariko President Tadeyo nawe yahoze ati uyu muzamu uyu musifuzi yarari kuri mission rwose, yari mission twe kwigwa tuvuga ibintu byinshi, yari mission. Na komiseri witwaga Munyemana Hudu, tekereza kugira ngo mu gihugu nk'u Rwanda match hagarare kubera umutekano muke. Mu gihugu nk'u Rwanda my friend, ntago turi kuvuga Kongo Kinshasa, ntago turi kuvuga ibihugu byananiwe umutekano, turi kuvuga igihugu nk'u Rwanda. Match hagarare kubera umutekano mukeya, umusifuzi wa kane komiseri avuga ngo uyu musifuzi niwe musifuzi mwiza ahubwo u Rwanda rwagize. Abantu bose bavuga ati ariko sha wo ntazi se nzi nyina wo ntazi se nzi nyina kabisa. So ibintu rero Tadeyo yatangaje ntago byakiriwe neza na bamwe mu bafana bagiye batandukanye, ntago byakiriwe neza. Ariko icyo nakubwira cyo nuko bagomba kubyakira byanze bikunze. Abari barabyakiriye, turimo turabasabira imbabazi. Numvishe ko bagiye kwa Kabuga kubasura, byaragoranye mw'abantu mwe muri groupe ya Bridge Sport. Twarabiteguye turebe ukuryo twabasura, ariko dusanga bigoranye cyane. Usanga umwanzuro mwiza ariko twafata tukagira gutya wenda tukareba umwe mu miryango yabo tukabasura. Iyo nibyo tugitegura. Gusa nanjye reka mbashimire cyane, babwire nti mukomeze kugira ibihe byiza cyane, umugoroba mwiza cyane. Nge nitwa Ari Cyuzo Sanitizer, kambifurize kutungana kabisa no gukomeza kunogerwa na gahunda zose zirimo. Kora subscribe nyamuneka, ntugende wibuke nyamuneka. Sigukoze subscribe kubera ko tugomba kubana mu makuru menshi agiye atandukanye ahari ndetse akomeza kugenda amanuka. Kambashimire cyane, bifurize kugira ibihe byiza aho mugiye muherereye hose.